ese ni ubuhe bwoko bw'ibitabo mufite? Dufite inkuru zishushanyije, dufite ibitabo byigisha byo mu ishuri. 10 mu mwaka ababyeyi mufite abana bakunda gusoma rwose mubohereze hano, bakorera hano Kimihurura kuri kaka harimo n'umuco nyarwanda. Ese ugereranyije nageze hano hasanga hari abana benshi cyane, mwakira nk'abana bangahe ku munsi? Muraho mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho umuntu aherereye, twongeye kubaha ikaze. Hano turi ni muri Muraho Rwanda. Mbere yuko dutangira, hano turi kumwe n'abantu babiri, reka batubwire n'ikintu bashinzwe muri Muraho Rwanda. Murakoze, nitwa Irakoze Rosine, abandi umwarimu hano muri Muraho Rwanda. Murakoze. Rosine urakoze? Murakoze, nitwa Natege Hamida, abandi umwarimu hano muri Muraho Rwanda. Ego, Amida na Rosine murakoze. Abana batubwiye ko muri abarimu bo muri Muraho Rwanda. Basanze hano muri Muraho Rwanda, muri centre y'indimi n'umuco nyarwanda, muri kino gihe cy'ibiruhuko. Ese mwebwe ntabwo mwagiye mu biruhuko nk'abandi, kubera iki muri hano kandi ari mu biruhuko? Turi hano mu biruhuko kubera ko akenshi mu biruhuko abana baba bari mu ngo nta kintu bakora urebye. Hano rero ni isomero rifunguye ku bana bose, baraza bagasoma natwe tukabibafashamo. Murakoze. Utubwiye gusoma ni ibyo gusa mukora muri ibi bihe by'ibiruhuko mwarimu Amida? Muri ibi bihe by'ibiruhuko dukoramo ibintu byinshi, tubigisha kuvuza ingoma, tukabigisha iby'umuco nyarwanda, tukabigisha gusoma ibitabo, Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, n'indi mikino itandukanye myinshi. Niba numvise neza ni umwihariko w'ibi biruhuko gusa cyangwa no mu kindi gihe kitari ibiruhuko murabikora? Umwihariko wo mu biruhuko ni nk'ibyo by'umuco mugenzi wanjye amaze kuvuga, kwigisha abana kubyina, kwigisha abana gukoma ingoma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iri somero ryo rihora rifunguye kuri buri umwe wese. Rozi, nk'isomero wenda reka nkubaze ku isomero abana barishyura bimeze gute? Abana baza buri munsi biteguye gute? Bitubwire kugira ngo ababyeyi bafite abana bari mu biruhuko bakeneye kuza hano mu isomero, unatubwire niba mugurisha ibitabo, niba mubikodesha, byose bitubwire ku bijyanye n'isomero. Murakoze. Hano mu isomero dukora kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, ubwo ni iminsi 7 yose mu cyumweru, kuva saa 3 kugeza saa 4 z'umugoroba. Riba rifunguye, gusoma n'ubuntu, gusomeramo hano n'ubuntu, ariko ushaka gutira igitabo dutanga 10,000 bimara umwaka wose, ugatana igitabo, ibitabo bibiri mu cyumweru ukabigarura ugafata n'indi bitabo. Ndumva ari ibintu byiza cyane, nta nubwo ari menshi, 10,000 mu mwaka. Ababyeyi mufite abana bakunda gusoma rwose mubohereze hano, bakorera hano Kimihurura kuri kaka rimwe, yego, house number 3 cyangwa se nimero y'inzu ni 3. Ni ibintu byiza cyane, 10,000 mu mwaka, umwana akaza agatira ibitabo bibiri mu cyumweru akabisubizayo akagaruka. Ni ibintu byiza cyane. Ese ni ubuhe bwoko bw'ibitabo mufite? Dufite inkuru zishushanyije, dufite ibitabo byigisha byo mu ishuri, dufite n'ibitabo ubwo ibyigisha harimo amoko abiri, hari ibyigisha byo mu ishuri, hari n'ibyigisha indimi, tukageramo n'inkuru rero. Yego. No guhera ku myaka ingahe? Kuva ku myaka 3, ariko na munsi y'ibiri hari ibihari birimo amashusho abana umwaka 1-2 bareba, ariko 3 kuzamuka birimo rwose. Kugera ku bakuru harimo ibyo dukunda kwita mu rurimi rw'amahanga novels, byose birimo n'abakuru bakisangamo. Urakoze cyane, ndumva dusobanukiwe ku bijyanye na bibliothèque cyangwa se n'isomero. Mwarimu Amida, mwatubwiye ko mu bintu muri kwigisha abana muri bino biruhuko harimo n'umuco nyarwanda. Ese ugereranyije nageze hano hasanga hari abana benshi cyane, mwakira nk'abana bangahe ku munsi? Dushobora kwakira abana bageze nko muri 30. Abana 30 turabakira, hari igihe nubwo barenga, baza ari benshi cyane. Okay. Tukabigisha ibyerekeranye n'umuco, ibyerekeranye n'ibikoresho bya kera, byose turabifite hano. Ibyo bakoreshaga kera, ibyo banyweragamo, ibyo bariragamo, ibyo bakoreshaga basya,
byose turabifite hano turabigisha bakabimenya. Okay. Mwarimu Hamid ibyo avuga nibyo nageze hano mbona abana bamwe bari kuboha imisambi abandi bacunda bigenda biterwa n'ibyo bateguye uwo munsi. Mwarimu Rosine yaramaze kutubwira ko gusoma byo ari ubuntu, gukodesha ibitabo bakaba ari byo bishyuza ariko nabyo amafaranga make. Ariko se nk'umwana ashaka kwiga indimi mu buryo bw'umwihariko kuko mwambwiye ko mwigisha indimi 3 igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda cyangwa se n'umuntu mukuru ashaka kubyiga mu buryo bwihariye muri abana muri ibihe by'ibiruhuko ese nabyo ni ubuntu? Murakoze. Kwiga indimi ntago ari ubuntu. Kwiga indimi tubyiga kuwa mbere twiga ikinyarwanda, kuwa gatatu twiga icyongereza, kuwa gatanu twiga igifaransa. Tuba dufite abarimu babizobereyemo, so twiga kuva saa 9 za mu gitondo kugeza twiga kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 za manywa. Yego abana baraza bakiga hanyuma bagataha ariko bishyura amafaranga 15,000 ku munsi. Hanyuma waba ushaka kwiga inshuro 10 zikurikirana ugatanga amafaranga 100,000. Umva ko twagerageje inshuro 10. Inshuro 10. Ibintu ni byiza cyane ndabashimiye babyeyi banyarwanda abanyamahanga. Nukuri muri bihe by'ibiruhuko kugira ngo abana bagomeye imbere ya filme bazenguruka muri quartier mwabazana hano muri Muraho Rwanda nkuko batubwiye bakora no Kimihurura kaka rimwe igipangu cyanditseho nimero 3 mukaza ariko hano hasi murabona n'ubusobanuro hariho email hariho nimero waba atasobanukiwe cyane bihagije kandi mwibishe ko no gusoma uri gusomere hano ari ubuntu ni ibintu byiza cyane rero reka tubashimire. Mwarimu Rosine urakoze cyane. Murakoze cyane. Turakomeza dushishikariza abanyarwanda bose muri rusange cyane ababyeyi kuzana abana hano muri Muraho Rwanda bakiga umuco bakiga no gusoma. Murakoze mugira ibihe byiza. Mwarimu Hamid namwe murakoze cyane. Turabashishikariza kuzana abana kugira ngo abana birirwe bazerera hano gusoma n'ubuntu ni karibu. Murakoze cyane mwirirwe.